Karimbo kakora ntakaka umugira abana mukandi yo nikora indirimbo tugeze mu gihe cyiza cyo gukora Imana tukireho cyo gukorera Imana abatagira imirimo cyo nimugire bwangu mwishakira imirimo imvura itaragwa akagaye tugakoreshereze neza Imana mu gihe kizaza gukorera Imana abatagira imirimo cyo nimugire bwangu mwishakira imirimo akagahe tugakoreshereze neza Imana mwene data ufite icyuzi mutimana ku munsi mubi dore abandi barangije imirimo ikigezi cyo kuruka dukore umukoresha watagiye kuza kuduhemba mwene data ufite icyuzi mutimana ku munsi mubi dore abandi barangije imirimo ikigezi cyo kuruka dukore umukoresha watagiye kuza kuduhemba umujakazi w'Imana atabitaye yarapfuye abapfakazi baza bari baratira cyane batitabituye yajyaga tudodera imyenda urwibutso kumana atabitarazuka umujakazi w'Imana atabitaye yarapfuye abapfakazi baza bari bararira cyane batitabituye yajyaga tudodera imyenda urwibutso kumana atabitarazuka nyine data ufite icyuzi mutimana ku munsi mubi dore abandi barangije imirimo ikigezi cyo kuruka dukore umukoresha watagiye kuza kuduhemba Ezekiya ararwaye agera mu gihe cyo gupfa Imana imirimo yayikoreye yose kuko Imana itibagirwa imirimo y'abera Ezekiya yongerera imyaka 15 Ezekiya ararwaye agera mu gihe cyo gupfa Imana imirimo yayikoreye yose kuko Imana itibagirwa imirimo y'abera Ezekiya yongerera imyaka 15 Leta dufite icyuzi mutimana ku munsi mubi dore abandi barangije imirimo ikigezi cyo kuruka dukore umukoresha watagiye kuza kuduhemba Leta dufite icyuzi mutimana ku munsi mubi dore abandi barangije imirimo aha mugiye gutera haleluya rimwe kabiri gatatu Haleluya amen Haleluya amen Haleluya
yego umubwire ngo karibu karibu karibu. Imana ibaha iki? umugisha. Imana yongera ibaha iki? umugisha. Hanyuma ngiye kubasengera mbasabire umugisha nanjye, si byose kugira ngo muzakure mwubaha Imana, muzakure mukorera Imana, Imana izabarinde ibibi, muzasazire mu nzu y'Imana. Turi kumwe? Duhumbike amaso rero dusenge. Uwiteka Mana yacu nziza, Mana nkuru, Mana ikiranuka, turagushimiye muri iki gitondo cyiza, wowe twemereye kugira ngo tugere kuri uyu musozi wajurwe. Tugushimiye abana beza waduhaye Mwami. Hari abana benshi muri uyu mujyi barushe, ariko abanga warabazanye kugira ngo bakuriye mu bikari byawe. Batwakiriye Mwami, ubaha umugisha utagabanyije, batunezereje, baturirimbiye, nawe ubaririmbire muri iki gitondo, kandi uzabaha imbaraga zo kugukorera imyaka yabo yose, ubuzima bwabo bwose, he kuzagiramo n'umwe uva muri aka gakiza. Mwami, bazavemo abakozi bawe, bazavemo abaririmbyi beza bakubaha, bazavemo abapasitori beza, bazavemo abadiyakoni beza, bazavemo abakozi bishimira. Kandi nawe ukomeze wishimire, ugira neza imiryango yabo, ujye ubarinda, ujye ubafasha, uzabahe ubushobozi bwo kwiga, bige barangiza amashuri, uzatanga ubushobozi kuri bo, imiryango yabo, ababyeyi babo, uzabashoboze babone ubushobozi bwo kubarihira amashuri. Mwami, basige, baba abantu badasanzwe, bazaba abayobozi, bazaba abantu bo kwifuzwa kuko bakubashe. Mwami, turagushimiye, turaguhimbaje, none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Komera Imana yacu amashyi. None tujye mu Imana. Bacyonda kugira ngo irangire. Yabigiye kugira oya, kugira ngo uyibikemo uyibikanye. Banza ngaho rero niba ntabisibye.